Muraho neza nshuti bavandimwe, murasuzwa nanjye Hitayezu Sosteni ubakunda cyane kandi ngahora nifuza mbifuriza ineza n'amahoro bikomoka ku Mana umuremyi wacu. Nizere ko rero aho muri hose mumerewe neza kandi nabo bitameze neza mukomere. None nyine hari igihe bigenda nabi ariko ejo bikagenda neza, ntabwo ibihe bihora ari bimwe ariko none bihora bisimburana. Nicyo cyiza cyabyo, nubwo waba uri mu bibazo ariko ugomba kugira icyizere yuko ejo bizagenda neza. Abari mu bibazo nabyo mukomere rero, ariko nanone n'abari mu bisubizo mugumye kumererwa neza kandi ndabifuriza ko Imana ikomeza kubagwiriza ibyiza byinshi nk'ibyo nyine murimo ndetse birarushijeho. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku inkuru nziza rwose inogeye amatwi. Mukurikire mwumvire iby'uyu mugabo wabayeho ari umujura, ndetse ifite n'ubutumwa bukomeye cyane bwo kwigisha abantu guhinduka by'ukuri, cyane cyane ko mu bihe by'amage Imana ishobora kwigaragaza mu buzima bwawe. Hariho rero umugabo yari umujura, ariko uyu mugabo yari umuhanga cyane mu kwiba, ariko akiba inka. Ntabwo yibaga ibintu byose abonye, we yibaga inka rwose z'abaturage yari yarazimaze, kuko n'abantu bajya kugisha akazivana ahantu bagishiriza, kuko n'abashumba bitotsi tubatwaye akazitwara akazambutsa akajya kuzigurisha mu kindi gihugu cyari gituranye n'igihugu cyiwe. Ubwo twafata nk'uko urugero, wenda niba ari umuntu uri nk'i Rusizi akaba yayigurisha akayambutsa akayijyana muri Kongo se, cyangwa nk'abantu bari mu majyepfo mu gice cyegeranye n'igihugu cy'u Burundi akayambutsa akajyana i Burundi. Abantu bari nko mu duce nyine twegereye imipaka cyane, ubwo twavuga nk'abantu b'i Musanze se akayomotsa akayijyana muri Uganda. Umuntu se uri mu bice by'Iburasirazuba akayijyana muri Tanzania n'ahandi. Mboneyeho nanone no gusuhuza abantu bari muri utwo duce ngiye mvuga, abantu bari mu nce zitandukanye z'igihugu cy'u Rwanda, Tanzania, Murambabare, abantu bari mu duce dutandukanye tw'u Rwanda. Navuga nko mu majyaruguru, mu majyepfo, Iburasirazuba n'Iburengerazuba, ariko nshaka kuvuga cyane cyane abantu bari ku mipaka. Ndetse nkaboneraho no gusuhuza nyine abari mu bihugu duhana imbibi. Imana ikomeze ibabe hafi cyane muri byose. Dukomeze inkuru yacu rero, ariko nanone mbere yuko nkomeza mbanze mbivutse ko gukora subscribe ni ingenzi kugira ngo ujye ubona ibiganiro byiza nk'ibi ngibi. Noneho rero uyu mugabo yari igisambo ndetse gikomeye cyane. Abajura bose bo muri icyo gice yari yarabahaje, noneho bituma abashumba, abantu bari batunze inka, bashyiraho ubwirinzi bukomeye kugira ngo bajye barinda amatungo yabo, ariko bikarenga bikanga. Yari afite ubuhanga bukomeye. Noneho rero igihe kimwe hari ahantu izuba ryaravuye, biba ngombwa ko abantu bo mu gace kamwe bajya kugisha, ni ukuvuga bajya gushaka ahantu bafata amatungo nyine, nabyita nko gusuhuka, barayasuhukana bajya ahantu nyine hari ubwatsi ndetse n'amazi kugira ngo ubuzima bw'inka bukomeze kugenda neza. Muri uko kugerayo ntabwo byoroshye cyane, kubera yuko byatumaga nyine rimwe na rimwe birumvikana imiryango isa nk'iho abantu bamwe muri yo bataba bari hafi yayo, ariko bakohereza nk'abana bo muri uwo muryango bakaza kugemurira abari kugisha cyangwa se aba bagiye kuragira. Ariko aho bitandukanye no kuragira bisanzwe mu muco nyarwanda, kuragira nyine urayiragira ariko ukaza gucyura mu gihe inka zimaze guhaga. Ariko kugisha no kuvuga ngo
muca ibiraro rwose akaba ariho murara. Inka ziyabwa zikaryama aho ngaho, bwacya zikagumya kugira ute kurisha mu rwuri muba mwateguye. Nuko rero uyu mugabo rero ahantu yaberaga akaga, yarazaga nk'uko hari n'abashumba bari mu biraro nyine baba baciye bitandukanye kugira ngo babashe no kubona gucunga umutekano wa za nka. Ariko uyu mugabo we kubera ubuhanga yari afite, yarazaga zikazivanamo kandi abantu ntibabimenye. Kwa kundi udutotsi tubatwaye we yahitaga abimenya. Noneho rero urugo rumwe rw'umutware rwari rwaragiye kugisha n'izindi ngo nyine zitandukanye, noneho biza kuba zari zituranye, biza kuba ngombwa ko bohereza umwana kugira ngo ajye kureba uko abashumba bameze, nyine abashyiriye n'amafunguro kugira ngo babashe kurya, birumvikana batagira ikibazo cy'aho bari. Nuko abashumba rero muri icyo gihe ariko umwana nawe yagumya kwizihirwa, n'abashumba bavandimwe barabashumba baragiye amatungo, ariko bari bamaze iminsi batari kumwe nyine kubera ko bari bagiye muri iyo mirimo yo kugisha. Noneho nibwo umwana agize icyifuzo nyine ko akunda agumye kuganira nacyo, kandi baramukundaga, biba ngombwa ko adataha uwo munsi nawe arara aho ngaho bari bagishirije. Nuko biba mahire rero uwo mwana bibaye nijoro, wa mushumba aza kwiba, ariko wa mwana ubwo abandi bose barimo agatutsi kari kamaze kubatwara, wa mwana sinzi ukuntu yashatse kwihagarika, bityo biba ngombwa ko asohoka hanze. Habaga hari n'umuntu waraye hanze, ariko n'ubundi nawe agatotsi kari kamutwaye. Nuko wa mujura amugezeho abona nyine yasinziriye, ndetse arangije amunyuzaho inka rwose, arazitwara zivana aho ngaho. Ariko ari kuzitwara ka kana kaba kabonye inka ziri kugenda, nubwo hari umuntu wazidaririye ariko abana ziri kugenda. Umwana niko kunyura inyuma y'ikiraro kimwe, amera nk'ugiye gutangira. Nuko wa mugabo agiye kurenga neza urwuri ajyanye za nka, nibwo wa mwana yahise yitambika abavuzi, akomya akamo. Noneho urumva ko asa nk'uri imbere ya wa mujura. Umujura mu kujya guhunga nyine yirukanka, asanga arahita yumva ko bamutegeye imbere, yibaza uburyo ari busubire inyuma, biramuyobera. Uwo mwana aba yanyuze hagati y'inka, kwa kundi mujura nyine agifite ikibazo, aba aramucakiye ati ukumva uri buncike. Umujura ati se ngimenya ko ari akana burya kankanze, simba nirukanse wenda ntabwo nari nzi ko ari akana. Ubwo ariko kuba ako kanya kimara kuvuga gutyo, na ba bashumba bandi babyumvishe, bamwe basinzire bakangutse, abandi bava mu biraro baza baje kureba icyo ikibaye. Bashyitse imbere aho amatungo yari ari, basanga ntayo, bumva urwamo ruri kuvugira hakurya. Wa mujura yafashe inkoni yinyaka ka kana, ariko akana kagumya kumwihambira. Umwanzuro, uwo mujura nyine afata umwanzuro ko agiye kwica ako kana. Ati niba utandekuye gusiga hano nkwishe. Ariko akana ati ntacyo wenda unyica, ariko ntabwo nkureka urugende, wa mujura wari warananiranye. Nuko akijya kugakubita ikibando yari yitwaje, ba bantu nyine bari aho b'abashumba bandi bamugezeho, baramufata baramukomeza. Nuko biba ngombwa ko bamuzamura, bityo umujura wari warabaye igitangaza aba arafashwe, kandi afashwe n'akana gatoya. Ndetse ako kana nako biba ngombwa ko baza kugaha n'ishimwe rwose. Ati mu gihe uzakura ntabwo uzigira ubura izi gukamirwa.
bamuha nyine amatungo nayo atangira kugabana ku buryo agombaga kuba uzavamo umworozi nyine w'ingenzi nk'abandi yego batunze. Muri icyo gihe ariko baraza inteko nyine iraterana ikikije umutware, biba ngombwa ko bibaza igihano gikomeye bagomba guha wa mujura kugira ngo atazongera cyangwa se akagira n'undi muntu muri icyo gice uzatinyuka gukora ikintu nk'icyo uwo ngo yari yakoze cy'ubujura. Nuko abantu bose baraterana rero bemeza ko agomba gupfa kugira ngo abere abandi isomo. Ariko umutware atekereje neza asanga hari n'ibindi bintu byinshi byagiye bibaho, bagakorera abantu bakabaha igihano cy'urupfu bakabica, ariko n'ubundi abantu ntibabitinya. Biba ngombwa ko ashaka ikintu gikomeye kugira n'abandi bantu bose bazajya bareberaho. Uwo mugabo rero imitungo yari afite, kuko nawe yari atunze ibintu byinshi kubera guhora yiba inka n'ibindi, nawe yari afite amasambu n'ibindi, barabimunyaka, n'ubutunzi bwe barabumwaka, byose bujya kwishyura abantu yari yarahuguje. Noneho by'umwihariko nawe baramufata, bati reka tugushyiraho n'ikimenyetso, bityo aho uzajya hose bajye bamenya ko ari wowe mujura wahoraga wiba inka. Nuko bafashe mu gahanga ke bacanye uruhindu, barangije rumaze gutukura, kumwe nyine bafata nk'icyuma bakagicanira kigahinduka umutuku, kubera ubushyuhe bwinshi nacyo cyafashe umuriro. Baragize bamwokeje mu gahanga, ariko bamwotsa bandikaho inyuguti. Bandika rero inyuguti ebyiri mu gahanga ke, iya mbere yari U izajya isobanura umujura, noneho hakaba na I isobanura inka. Ni ukuvuga ko ari umujura w'inka, nicyo byari bisobanuye. Bikimara kugenda gutya rero uyu mujura we w'inka yahise yumva ari ibintu byoroshye, ndetse ahubwo arishima ati nari nzi ko ndi bupfe, none n'aka kantu bankoreye koroshye, ati ibi ntacyo bitwaye, ati icy'ingenzi no ko ubuzima bwanjye buzakomeza. Nuko ariko nyirizina iki gihano cyari gikomeye ku buryo mugiye gukurikira ibyamubayeho nyuma yabyo. Nuko rero uyu mugabo baramufashe, barangije bamushyizeho ibyo ibintu nyine mu gahanga, ibisebe, arivuza, bimaze gukira bisigara ari inkovu, ariko bigaragara za nyuguti nyine ebyiri U na I. Uyu mugabo rero ahantu yanyuraga hose bya bikomere bimaze gukira, abantu bose bahitaga bavuza induru, kuko amakuru yari yarageze ahantu hose ko uwo muntu ufite izo nyuguti ebyiri ari umujura nyine ukomeye ruharwa. Ndetse abantu batekereza ibintu ukuntu uwo mujura yari yahahaje abantu, bakumirwa bakumva uwo muntu ari ruharwa koko, bakavuga ati ahantu azagera hose mujye muhita mumumenya ko ari we. Uyu mugabo urumva nta bintu mitungo yindi myinshi yari agifite, ku buryo wenda yava ngo arajya arya ku byo yagize ute, ku byo yakoze, ajya arya wenda atakora aruhuke, urumva kuko bari barabimwatse. Yaravuga ati ngiye kujya gushaka akazi. Aho ajya gushaka akazi ahubwo aho ageze hose abana bakaba bavuza induru ati umujura w'inka, umujura w'inka, wa mujura. Abantu bakamushagara bavuza induru bamukomera. Noneho naho ageze aho kugira ngo wenda bumve ikibazo afite, ko akeneye kuba yagira icyo akora kugira ngo agire icyo ageraho, abone icyo kurya se, abantu bose batereka reka tsindwa, ahubwo urashaka kuduheka, urashaka twiba. Umuntu wari waramaze inka z'abantu bose igihugu cyose, ati none ati niko tuvuga ko ushaka akazi, nanjye ahubwo n'utungo mfite urashaka kugira ute kudutwara. Uyu mugabo n'uwamuri kumugirira neza wenda
ku dufaranga dukeya aba afite wenda akajya nko mu isoko akagura nk'agatungo kugira wenda ngo akorore. iyo yashyikaga mu nzira kandi n'akaguzi, abantu bose bahitaga bavuza induru bakamufata ati uyu ni wa mujura w'inka, ubu n'ubundi riri tungo arigize ute, araryibye. kuvuga ko ubuzima bwe bwasaga nk'aho butagishobotse nyine impande zose. uyu mugabo rero yageze ku rwego yifuza kongera no kwiba, ariko agasanga nabyo ubwabyo ntibimushobokeye kuko nta hantu yari gucisha ikintu. niyo yari kukicisha ahantu, aho yari kukijya kukigurisha bahitaga bamenya ko ari wa mujura w'inka, bagahita batangaza ati wa mujura w'inka yibye n'ikindi kintu runaka. yaba ari indi myaka nta kintu kindi yashoboraga nyine kugira gukora cyangwa kugeraho. kwibaza ngo uyu muntu yabayeho ate rero? uyu muntu yarandagaye, arangije asubira inyuma agera kuri rwa rwego yicuza nawe impamvu yakoze bya bintu. arababara cyane, abura ndetse n'umuti cyangwa se umwanzuro w'ikintu ashobora gukora kugira ngo agarure, nibura niyo atagarura isura cyangwa igitinyiro yari afite, ariko nibura ku buryo yakongera kugirirwa icyizere cyangwa akagira n'ikintu ageraho. biramugora rero, biranga. noneho rero ariko we agera no ku rwego abona ko nawe yari yarahemutse, ndetse atangira kwicuza no gusaba imbabazi. ariko n'ubundi bikaba bya bindi nyine abantu ntabwo bahitaga babibona, bava kuvuga ngo wowe warahindutse muri wowe, ariko abantu batakwizera nacyo ni ikindi. uba usabwa kwizeza abantu ko nyine wahindutse koko, kugira ngo abantu bizere ko wahindutse kandi basanzwe bakuze nabi biragora. ariko bavandimwe, nubwo bigora ariko birashoboka. iyi nkuru nayikoze rwose kugira ngo n'abantu mwageze hahandi ku rwego abantu baba bababona nabi, bose mwibaza ko bidashoboka kongera kuba muri sosiyete mwizerwa, ndagira ngo mbabwire ko bishoboka. rero wakwibaza ngo uyu muntu byaje kugenda gute? icya mbere, yaciye bugufi arihana, yumva ko yahemutse, maze afata umwanzuro wo kutazongera kugendera mu ngeso mbi nk'izi ngizi, kuko azi icyo byagize zamugejejeho. ndetse yarazi neza ko nibamufata hari ikindi kintu gito yakoze kidahwitse, noneho bagomba kuzajya bari kuzahita bamwica. kandi bizwi neza aho yanyuraga gusa atarabutse agiye, abantu bose bahitaga bavuza induru ati wa mujura w'inka. ni ukuvuga ko nta munsi n'umwe yatambukaga ahantu ngo habure abantu baba bari kumuvuga. yaje rero kubona bikomeye, yegera umuntu yari aziho, bavuga ko yari umukristo cyane. arangije aramubwira ati ariko basingira inama. abantu b'abakristo, umuntu w'imbere mu kiliziya ntabwo yari kubura kumutega amatwi, nubwo nawe yari abizi ko ari umujura, anibaza impamvu uwo muntu agiye kumubaza ibyo bintu byose. ariko nyine yaramwegereye, yumvishe ko ari ukumugisha inama, aramwumva ati ntacyo. undi aramubwira ati ngewe naricujije, nakoraga ibintu bibi pe, ariko naricujije sinkibikora. ariko n'uyu munsi aho nyuze hose, hamaze imyaka irenga 5 ntiba ntagira nte, ariko aho ngeze hose mba ndi umujura. abana bavuza induru, uko iki kirango nyine kingaragaraho mu gahanga, aho nyuze hose birankurikirana. kandi ubundi bambaye iki gihano numvaga ari cyiza cyane, ariko ngeze no ku rwego nifuza ko ahubwo iyo bigishoboka bari no kunyica aho kugira ngo bigende gutya. gusa ukuntu byakomeje, uwo mugabo yamugira inama nawe, ariko nawe ayimugira inama nziza, ariko atazi ko ari na nziza. ahamwe ati no gusenga cyane, rero Imana yikamenya ko izakugenza. birumvikana ko yagiriwe inama yo gusenga, ariko nyirizina nawe yaribazaga se Imana izagenda ikoroho za nyuguti izi sibe, ahageze hose bajye bareka kubona ko ari umujura. ese Imana izagenda ibwira abantu bose bibagirwe ko yigeze yiba, kandi nyine ubu bwiwe kiri agifite cya kirango? bizikana ko n'abantu bose n'abashya bamubonaga bahitaga bamenya ko ari we wa mujura, kubera ko bimwanditse mu gahanga.
bakwibaza ngo byari kugenda ute. Bavandimwe, Imana igira uburyo ikora ku buryo butandukanye. Dore ukuntu Imana yabigenje rero. Uyu mugabo kuko we bamubwiye gusenga, arangije atangira kubikora, ndetse abikora cyane n'umutima ushyitse, ndetse navuga ko yarushaga n'abandi bari basanzwe basenga. Nibyo dusanga no muri Bibiliya, aho batubwira ko uwababariwe akunda cyane. Uwababariwe akunda cyane. Ibyo ngibyo Yezu niba mubyibuka neza yabivuze, abivugiye wa mugore Mariya Magdalena wari barafashwe asambana, arangije bakamumuzanira kugira ngo agire icyo avuga ku rupfu, kuko mu mategeko ya Musa hari handitseho ko wafashwe muri ubwo buryo aterwa amabuye kugera apfuye. Nawe rero akababwira ati udafite icyaha nabanza amutera ibuye. Noneho akarangira amubwiye ko nawe atamuciriye urubanza, ahubwo arekera aho gucumura. Nyuma rero mu gihe ya nyuma yaho mu kwicuza gukomeye, yaje no kugaragara asiga amavuta y'igiciro gikomeye ku birenge bya Yezu, ndetse abantu bakavuga ko ari kutagaguza ayo mavuta y'igiciro gikabije, ko yagakwiye kubafasha abandi bantu, ariko we akavuga ko byari bikwiye kuko ari gutegurira umwana w'umuntu nyine urupfu. Muzi ko cya gihe muri Isiraheli iyo umuntu yapfaga bamusigaga amavuta mu gihe cy'imihango yo gushyingura n'ibindi, umubiri we bawusiga amavuta. Rero nawe akavuga ko ari icyo ngicyo yararimo ategura, ndetse Yezu ubwe akagiha n'agaciro gakomeye, ndetse n'ubwo bavuga ko ari umunyabyaha we yasangira nawe akanabikabanira nawe, atanga ubuhamya aravuga ati burya uwababariwe akunda cyane. Yego rero uyu nawe yarabikoze rwose n'umutima, atangira gusenga no kwambaza Imana, avuga ngo Imana kuraho iki kintu kiri kuri njye, yigaragaza nk'Imana mu buzima bwanjye, ndebe ko nanjye nakongera kugira ute kuba umuntu nk'abandi. Nshaka kongera kuba umuntu ukagira isura nzima. Nuko rero wa muntu ariko nabo basengana rumva ntibari kumusubizayo, inzu y'Imana ihora ikinguye ku bantu bose, ariko yakwicara ahantu abantu bagatinya no kumwegera, akavuga ati aratwiba tu. Ariko imyanya yashira akavuga ati n'ubundi yewe nanjye nta n'ikintu mfite, niba nta n'amafaranga afite cyangwa ikintu baba bamwibye bari bumwibe, akamwegera, akabona umwegera afite n'amafaranga n'ibindi, ariko ntagire ikintu agira ute amutwara. Yahaguruka akabona ibintu bye aracyabifite. Bivaye aho ngaho abantu batangira kubona ko kwicarana nawe mu nzu y'Imana ntacyo bitwaye. Abantu batangira gusenga, nawe atangira gusenga rwose cyane, ndetse kuko we yabisengaga bikuye ku mutima, ndetse n'abandi bakamushidikanyaho. Byagendaga neza ku buryo hari n'igihe cyagiraga ahubwo atangira no kujya asabira n'abandi bantu, abarwayi se yasabira abarwayi bagakira. Abarwayi bagakira, nk'umuntu ugaragaraho nk'ufite impano, ariko afatikanyije n'abandi, kubera ko nyine Imana yari izi, yarebaga ku mutima, ntabwo Imana yagarukiraga kuri ya shusho twebwe tubona nk'abantu. Kubera ko abantu batangiye kumubona asenga cyane, batangiye kurekera aho atangiye gutambuka. Abantu benshi ntibatangire kuvuza induru, cyangwa se bakavuza induru ariko babona agiye kwishyika hafi n'inzu y'Imana bagatuza, cyangwa se kwa kundi aho abana bamwirukaga baramwirukanaga hari 50 batangiye kugabanuka baba 20. Igihe kiragenda gihita, abantu kubera umuntu babona uhora mu bintu by'Imana, birumvikana ko nta kindi kintu bidasanzwe yakoraga, kubera yuko ibindi imirimo yose yageragezaga kuyikora ariko akagira imbogamizi z'uko abantu bamubangamiraga ntabashe kugira icyo akora. Ibyo rero gukorera Imana yatangiye kubibonamo umutuzo ukomeye, kuko byo yabikoraga nta wundi muntu umubangamiye, ahubwo akabasha kubona umwanya yisanzurane we n'Imana. Byarakomeje rero, noneho abantu batangira kuvuga ati
bamubaza se wa muntu yaje. Urumva umuntu batangiraga mbere bavuga ati umujura uyitangiye kuvamo umuntu, bakavuga ati wa muntu wibaga wenda inka. Urumva yari umujura ihindutse umuntu, inka iracyari inka. Umuntu wibaga inka mbere yari umujura w'inka, ariko atangira guhinduka gake gake, bihinduye inyito bibaye umuntu wibaga inka. Nyuma ati se wa muntu ufite inyuguti mu gahanga. Birakomeje igihe cyarageze nk'imyaka 2 ishize, nta bantu bari bakibasha kumenya kumwita rya zina, ahubwo abantu batangiye kuvuga ati se wa muntu w'Imana mwamubonye. Nuko umuntu wari umujura w'inka ahinduka umuntu w'Imana atyo. Iyo nkuru murumva se itanejeje? Uwabaye umujura w'inka ahindutse umuntu w'Imana. Inyuguti yagaragaza umujura ihinduka umuntu, naho iyagaragazaga inka ihinduka Imana. Nuvuga ko umujura arutwa n'iki n'umuntu. Imana yamuhaye kurenga intera yo kuba umujura ahanyuze hose, ahubwo ahabwa kuba umuntu. Imana ihindura inka, rya jambo inka, noneho wa muntu wari uw'inka cyangwa se umujura w'inka wari ugenewe inka, twibukiranye w'inka, iyo wa nyine iriyo aho ngaho ivuze umujura w'inka, iyo wa iba ari icyungo ikinyazina ngenera, ibigenera uwo muntu umujura ikamugenera inka. Noneho umuntu isanga ntabwo iri bufate umuntu imugenera inka, irangije nayo yizira muri uwo mwanya wayo, noneho yigira Imana koko. Iravuga ati noneho ni umuntu bagomba kugenera Imana. Umuntu koko agenewe Imana, umuntu wese ahava akagera agenewe Imana. Aho uri nawe mu buzima uri bwose, ibyo ukora byose, byaba ibihwitse byaba bidahwitse, ariko ubuzima bwawe bugenewe Imana. Uri uw'Imana, uri uw'agaciro, kuko nyine waremwe n'Imana. Imana yifuza ko ugomba kubaho yihesha agaciro. Hinduka rero wumve ko birashoboka. Uko uwo mujura w'inka yahindutse umuntu w'Imana, niko nawe ushobora kuva muri ibyo ngibyo bikugose, maze ukahinduka umuntu muzima, umuntu w'Imana, umuntu ufite ubuzima buzima kandi buzira umuze, ubuzima bufite imizi, bushinze imizi mu Mana. Ndabakunda rero cyane, mbifuriza amahoro n'imigisha biva ku Mana. Mwari kumwe nanjye Hitayezu Sostene. Mbifuriza rero, nifuza kandi ko niba waba ugize wumvishe ukunze iyi nkuru rwose wibyihererana kanda kuri like. Nanone kandi niba ushaka kugumya kubona ibiganiro bica kuri iyi channel ya YouTube ariko ukaba utariyandikisha, ikora subscribe rwose, nurangiza ukande kukazogera ku buryo uzajya uhita ubona notification ibiganiro bicanga bikakugeraho 5 kuri 5. Nanone kandi wemerewe kugira mu gihe ufite icyifuzo cyangwa igitekerezo wifuza kutugezaho, twandikire muri comment. Aho ngaho rwose naho ni ingenzi cyane. Si ibyo gusa kandi nanone wabisangiza n'abandi. Hari abantu benshi bifuza kubona inkuru nk'iyi. Nakubwira iki? Ifatanya nanjye mu gukiza isi duhindura abantu benshi. Amahoro rero n'imigisha. Ndabakunda cyane.